Reka tubasuhuze mwese bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Nk'uko mubimenyereye, ikiganiro ubuzima buzima ni ikiganiro cy'ubuzima kibagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Aha turi ku kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, tukaba twaje kubarebera muganga Beata, aho agiye kudufasha kubasobanurira byinshi bitandukanye byerekeranye na virusi itera sida. Umuntu ashobora kuba yibaza byinshi cyane, akibaza ati mbese agakoko gatera sida ni bwoko ki, sida ni iki, ibintu byinshi, mbese sida irandura, sida umuntu yayirinda gute? Ibyo byose ndetse n'ibindi bitandukanye nibyo mugiye gukurikirana mu kiganiro tugiye kugirana na Sangwayire Beata. Akaba ari umwe mu baganga bakora mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu ishami rishinzwe kurwanya no gukumira ubwandu bw'agakoko gatera sida, kugira ngo abantu barusheho kubaho bafite ubuzima buzima buzira icyorezo cya sida, bityo bakabasha kubaka ubukungu bw'igihugu. Niyo mpamvu rero tugiye kugenda tukajya mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, aho tugiye kumubarebera kugira ngo bagezeho byinshi bitandukanye byerekeranye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi. Reka twongere tubasuhuze bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Nk'uko twari tubikomojeho, turi hanze, aha turi ku kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu ishami rishinzwe kurwanya sida ndetse no kugira inama abahuye n'ikibazo cyo kwandura agakoko ka virusi itera sida, bityo bakarushaho kugira ubuzima buzima. Abantu benshi bibajije ku byerekeranye na virusi itera sida. Twamuha ikaze akabasuhuza ndetse akabibwira ku buryo burambuye mbere yo gukomeza ikiganiro. Akoze, nitwa Sangwayire Beata, nkora mu kigo gishinzwe ubuzima RBC, nkora mu ishami rishinzwe kurwanya virusi itera sida, ariko by'umwihariko mu gashami gashinzwe kurinda virusi itera sida. Nk'uko mubyumvishe, muri rusange twamuha umwanya agasobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima sida icyo ari cyo ku buryo burambuye. Murakoze. Nk'uko mubivuze, sida ni uruhurirane rw'indwara z'ibyuririzi umuntu agira iyo yanduye virusi itera sida, ariko ikaba yamuviramo kurwara cyane akaremba, bikaba byanamuviramo n'urupfu mu gihe ativuje. Murakoze cyane muganga gusobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima sida icyo ari cyo nyirizina. Nko mu badukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima ashobora kwibaza ati mbese virusi yo itera sida ni iki muri rusange? Virusi itera sida nk'uko nabivuze ni virusi yo mu bwoko bwa VIH, yandurira mu mibonano mpuzabitsina, ikaba yandura mu gihe umuntu udafite iyo virusi akoranye imibonano mpuzabitsina idakingiye, akayikorana n'ufite iyo virusi itera sida. Ni muri ubwo buryo rero iyo virusi yandura. Ahandi ishobora kwandurira ni mu buryo bwo gusangira ibikoresho bikebana nk'inzembe, imikasi. Umuntu rero yakoresha icyo gikoresho afite iyo virusi itera sida akagisangira n'undi utayifite, ashobora kwandura. Ubundi buryo nanone umuntu yayanduriramo ni mu gihe nk'umugore utwite afite iyo virusi itera sida, iyo hatabaye ingamba zo kurinda umwana atwite ashobora kumwanduza. Ahandi virusi yakwandurira ni nko kuba umuntu yahabwa amaraso adapimye, ariko mu Rwanda icyo si ikibazo kuko mu Rwanda amaraso duha abayakeneye aba yapimwe neza, ku buryo nta maraso atangwa na virusi itera sida. Murakoze cyane gusobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima virusi itera sida icyo ari cyo ndetse n'aho yandurira. Ariko umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese buriya mu gusomana nabyo byaba umuntu ashobora kwanduramo virusi itera sida? Kuko icyo kibazo ni ikibazo giteye amatsiko cyane, abantu bajya bibaza akavuga ati mbese mu gusomana bishobora kwanduza sida? Murakoze, ni ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza. Gusomana muri rusange ntabwo bitera kwanduzanya virusi itera sida, ariko tuvuze gusomana mu buryo bwimbitse nk'uko abantu bakuru babizi bikorwa gutandukanye, ntawe umenya ikiba kiri mu kanwa k'umuntu.
birashoboka ko ufite virusi itera sida ashobora kuba afite agakomere. Hari abantu barwara mu kanwa bakajya bava amaraso mu buryo butandukanye. Muri icyo gihe rero asomanye n'undi utayifite birashoboka ko yamwanduriza muri ubwo buryo, ariko mu macandwe muri rusange ntabwo handurirwa virusi itera sida. Murakoze cyane muganga. Abantu bashobora kwibaza bakavuga ati noneho tubonye inzira virusi itera sida yanduriramo, mbese nk'umuntu uhuye n'ikibazo cyo kuyandura ni nk'ibihe bimenyetso ashobora kwibonaho? Umuntu iyo yanduye virusi itera sida mu ntangiriro birumvikana ko nta kimenyetso yabona, abimenya ari uko agiye kwipimisha. Ariko mu gihe atipimishije akabana nayo, virusi mu maraso, iyo igeze mu maraso igenda yica abasirikare. Iyo igenda yica abasirikare rero ubwirinzi bw'umuntu bugenda bugabanuka. Iyo bugabanutse niho wa muntu ufite virusi atangira kugira intege nke z'umubiri, ku buryo umubiri ugenda ucika intege, bikazamuviramo za ndwara z'ibyuririzi. Harimo urugero natanga, umuntu ashobora kurwara nk'igituntu, ashobora kurwara mugiga, ashobora kunanuka cyane bikabije, ashobora kugira indwara y'impiswi idakira. Nko ku bana batoya bayivukanye nabo iyo badakurikiranywe, ushobora kubasangana bafite nk'indwara zo mu muhogo za angine zihoraho zidakira. Hariho se kugira nabo indwara z'imirire mibi. Ibyo bimenyetso rero bitandukanye umuntu ashobora kubyibonaho ku giti cye, cyangwa se akaba yabibonwaho n'abamuri iruhande. Murakoze cyane. Burya iyi ndwara hamenyekanye ikiyitera, hashobora kumenyekana uburyo ishobora kwirindwa iyo atari indwara iri genetike cyangwa indwara umuntu iri karande y'umuryango. Umuntu ashobora kwibaza ati mbese iyo virusi itera sida umuntu ashobora kuyirinda? Nimba yirinda ni ubuhe buryo ashobora kuyirindamo? Kwirinda virusi itera sida birashoboka, ni nacyo dukangurira abantu kwirinda biruta kwivuza. Kwirinda kwa mbere rero twakangurira abantu ni ukwifata, cyane cyane ku rubyiruko. Kwifata ku bashakanye ntibacane inyuma, ariko n'uwo byananiye akaba yakoresha agakingirizo mu buryo bwiza. Cyane cyane nkangurira n'urubyiruko ko kwirinda ni na byiza ko bakwirinda ibiyobyabwenge, kuko ni kimwe mu bintu bibashora gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Izo ni ingamba zo kwirinda, ariko hakaba n'ingamba nanone dutanga mu buryo bwo kwa muganga. Habaho ingamba nk'abagabo n'abasore dukangurira kwisiramuza, kuko nabyo mu buryo bwo kubaha amahirwe yo kwirinda. Hari nanone n'uburyo haboneka udukingirizo mu buryo butandukanye, haba ku bigo nderabuzima, haba se ababishoboye kubugura mu mafarumasi cyangwa se muri za butike. Yewe hari n'aho zitangirwa ubuntu, aho dufite two twitwa condom kiosk hano muri Kigali no hanze y'i Kigali hagiye hatandukanye. Uburyo bwo kwirinda rero nanone twongera gukangurira abantu ni mu gihe wa wundi urwaye virusi itera sida afata neza imiti, kuko iyo ayifata neza amavirisi aragabanuka mu maraso ye, bityo bigatuma n'uwo bakoranye imibonano mpuzabitsina haba hari amahirwe y'uko atamwanduza. N'ubwo buryo navuga bwo kwirinda butandukanye nashobora gukanguriramo abantu. Murakoze cyane kudusobanurira ndetse no gusobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima uburyo abantu bashobora kwirindamo. Umuntu ashobora kuvuga ati mbese ni nk'izihe ngaruka, kuko umuntu agiye kwa muganga bagasanga arwaye, kwa muganga bamufasha bityo akarushaho kugira ubuzima bugakomeza. Noneho hari umuntu ushobora kurwara agakoko ka virusi itera sida najye kwa muganga, ni nk'izihe ngaruka ashobora guhura nazo utagiye kwivuriza igihe cyangwa ngo akurikiranwe n'abaganga, bityo abashe kurushaho kuguma afite ako gakoko ariko afite n'ubuzima buzima? Ingaruka yahura nazo mu by'ukuri kugira ngo umuntu abe yagira ingaruka kuri virusi itera sida, icya mbere ni uko kuba atabizi, icya kabiri kuba abizi ariko ntakurikirane inama za muganga. Ingaruka rero zirahari ni nyinshi. Hari ingaruka umuntu agira ku giti cye,
icya mbere ingaruka ni uko igihe adafashe imiti wa mubiri ugenda ucika intege, abasirikare bakagenda bagabanuka, bikazamuviramo kurwara akaremba, bikaba byamugeza no ku rupfu. Ariko izo ngaruka ntabwo zigarukira kuri we gusa, zigarukira no ku muryango, mbese no ku muryango nyarwanda muri rusange, kuko mu gihe aba arwaye wa muryango umwitaho ukamuvuza, urumva ko habaho umwanya wose ko kujya kumuvuza, umutungo wo kumuvuza, bigatuma bidindiza n'iterambere ry'umuryango. Ingaruka rero ntizigarukira kuri wa muntu wenyine, zigarukira ku muryango we. Nimba ari nk'umuntu yari asanzwe atunze umuryango, birumvikana ko wa muryango utongera kubona n'ikiwufasha. Ibyo rero ntibigarukiraho kuko bigiza no ku ngaruka ku gihugu, kuko n'imbaraga z'igihugu ziba zicika intege, bikadindiza na rya terambere muri rusange. Abantu bashaka kwibaza ari benshi ibyo bibazaga, ibyinshi mwabidusobanuriye, kuko burya kwirinda biruta kwivuza. Ariko sitwagana ku musozo w'ikiganiro ubuzima buzima mutagize inama mugira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, kuko inama zanyu ziba zikenewe. Inama turazitanga, nazitanga mu buryo bubiri. Reka mpere ku inama ku bantu batararwara virusi itera sida. Ku batararwara virusi itera sida, inama nabagira mu gukomeza ingamba zo kwirinda, bifata ku bashakanye kudacana inyuma, kubo byananiye bagakoresha agakingirizo. Nkongera nanone ngira inama kuri batararwara ko rwasigasira ubwo buzima bwabo, bakiha amahirwe yo kubaho, bagakura batera imbere, bakorera igihugu badafite virusi itera sida. Ariko ibyo byose bakazabigeraho ari uko bifashe, cyangwa binaniye akaba yakoresha agakingirizo. Nkongera nanone gukangurira nko ku miryango, abagore batwite, ko mu gihe akimenye ko atwite yakwegera ikigo nderabuzima bakamupima virusi itera sida, bakamuha ubufasha. Tunakangurira ko bibaye byiza umugore utwite yajya kwipimisha n'uwo bashakanye. Inama nanone ku cyiciro cy'abandi bafite virusi itera sida, inama nabagira ni uko ibyiza ni ugufata imiti nk'uko muganga aba yayibabwiye, bagakurikiza inama za muganga, bityo umubiri wabo ukagira abasirikare ubafasha kwirinda. Nanone nkakangurira abafite iyo virusi itera sida nabo ko bakwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, kuko iyo bakomeje kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye bahakura n'ubundi burwayi, bashobora kuhakura n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, nazo zishobora gutuma umubiri wabo ucika intege. Nanone nkakangurira n'abagore, abadamu batwite, iyo babapimye bagasanga bayifite, ndabakangurira ko bafata imiti neza, kandi bakangurira ko muri icyo gihe baha amahirwe abana babo babyaye, bakabakurikirana kwa muganga, kuko abana bavuka ku bagore bafite virusi itera sida bakurikiranwa mu gihe cy'imyaka 2, amezi 24. Ni byiza rero ko abagore batwite bafite virusi itera sida baha amahirwe abo bana. Nanone nkangura ko ababa baravutse, abana bavutse ababyeyi bataramenya uko bahagaze, ni byiza nabo ko babapima, kuko iyo gahunda irahari yo gupima abana bavuka ku babyeyi bafite virusi itera sida, abo bana batazi uko bahagaze. Tugana ku musozo w'ikiganiro ubuzima buzima twakoreye hano ku kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu ishami rishinzwe kurwanya no gukumira virusi itera sida cyangwa agakoko gatera sida. Sitwabura gushimira by'umwihariko muganga Sangwayire Beata ku murava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma Abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange bagira ubuzima buzima buzira agakoko gatera sida. Sitwabura gushimira by'umwihariko n'ubuyobozi bwa RBC ku murava n'ubwitange bugira mu guharanira ko abaturarwanda ndetse n'ababagana bose, kuko nta mupaka bagira, barushaho kugira ubuzima buzima buzira indwara. Reka dushimire namwe bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, kuko muri ab'ingenzi kuri twebwe. Ababa baracikanywe n'ibiganiro
byatambutse kuri televiziyo hamwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Mwabisanga kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV, ndetse n'ababa batumva ururimi rw'ikinyarwanda neza mushobora kubisanga kuri website yacu ariyo wa3.ubuzimabuzima.com, bityo mukarushaho gusobanukirwa byinshi byerekeranye n'ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Kwirinda biruta kwivuza. Nge mwari muri kumwe n'Imana Ishimwe René Sadiki, mukomeze mugire ubuzima buzima.